Yesu aragabura, oh aragabura, Yesu aragabura, oh aragabura, oh aragabura, yarangaburiye yanshigishiye agakoma bwaki yari imitanye ashakira utunyabuto. Icyo gihe ni igihe abandi bajyaga kuririmba babishyuye. Yego. Ngire icyo gihe kubera ubukene najyaga kuririmba mbisabye nkandika. Yego. Abandi babatumiye wowe uri kwandika ngo ujye kuririmba. Nkasaba nkandika agapapuro ntago muranyemera ngo ndirimbe natumiwe. Oya natumiwe. Vuga ngo nje nabaga natumiwe n'urugero. Sibyo? Nkahura na Theo mu giterane. Sibyo? Turi abahanzi babiri. Theo ni umusitari birazwi yari afite amafaranga yambaye neza na n'ubu. Sibyo? Nje bakabona mpingutsaho n'agakapu karimo diskete. Urukumva n'agatelefone kariho umukana kariho kantuza kariho ka playback. Yego. Kariho umukana y'amakame muri kadi. Na batiri itumbye. Wabyumvishe? Ninaje buke. None ikintu kintunguye. Kuba ukiri ingaragu. Ubwo bukene ninde wagusanga uvugishije ukuri. Nese nuko ntazi kurambagiza nje naraterese. Ngerageza abo dufite uri mu ciciro kimwe ariko umukobwa kubwe aturimbwa. Yego. Uwe ntiwatunga urugo wakomeza ugatereta. Narambagije abakobwa 41 kandi mu mwaka umwe ngerageza ibyiciro bitandukanye abafiyemeri ngerageza abakene bose baranyanga ariko ntunabarengana nari nkenye birengeje urugero. Yes, ngwaye ikaze na karibu kuri Delphines TV. Amahoro y'Imana nabane nawe. Reka nizere ko umeze neza aho waba uherereye hose, waba uherereye mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu. Reka nizere ko Imana iri kukugirira neza. Ngiye wumva ni Fiacre nk'ibisanzwe. Kuri uyu munsi rero nakiriye umuntu ukomeye cyane, ari kumwe na wundi musanzwe mumenyereye Delphines Mutesi, ariko noneho dufite undi mutumirwa. Ni umukozi w'Imana, ni umuhanzi w'Imana, ikigeretseho ni n'umusitari. Mutamakuru yawe? Ni meza cyane ndashima Yesu. Uyu munsi ndabona udasanzwe. Yego. Akayaga kenshi. Ni umugisha w'Imana. Wagira ngo imvura igiye kugwa nyuma y'akavumbi katumaranye iminsi. Wasanga ntawamenya Imana ni igitugenera iduko. Hirya yawe ndi kuhabona umuntu mu gashati k'umutuku mu mpera kamikoro. Wakabonye se? Nyine mu gashati keza k'umutuku kabisa. Kanyomoye ariko nabyo bishireho. Ubyonye aragabura. Nukwitonda. None se nyine. Reka nkubwire ngo ndishimye cyane kuba kuri uyu munsi ntago uhamagaye ukanyitaba. Ntago ubundi pe ntago nkoresha telefone cyane, ntago nitaba telefone cyane. Mw'abantu mwe mu byumve aragabura kumubona biragoye. Urumva? Biragoye. Usibye ko namwe ubwanyu ntago mwamuherukaga. Aragaba amakuru yawe. Amakuru weho ndeba nubona ari sawa ubibwira abantu. Ariko rero hari igihe turi kuvuga aragabura ntibamenye ibyo ari byo. Wabanyurizaho aragabura ahantu byavuye. Aragabura se wakaririmba kari akantu. Ku bintu by'utunyabutongo n'utuboga n'iki. Karirimbe nibwo barabyumva. Yesu ubuko byabaye n'akaboga n'agakoko n'ikinaga. Oya wowe karirimbe nibwo baramenya aragabura turi kuvugana n'indi. Icyama gusa nyine abantu Yesu yagaburiye nabo bakaba bari kubyumva bakavuga bati natwe tuributse, n'undi akavuga ati ndibutse, n'undi akavuga ati ndibutse. Byanezeza kurushaho kuko ni byiza ko ndi kwibuka. Ese wowe uri kwibuka? Nibyo nshaka. Reka nkaririmbera batabinyibuka cyane. Bareta bakwibuka pe. Banarambuza. Yesu aragabura, oh aragabura, Yesu aragabura, oh aragabura, oh aragabura,
yarangaburiye yanshigishiye agakoma bwaki yari imitanye ashakira utunyabuto. Abantu bibutse iyo ndirimbo rwose ubwo mumenya umuntu turi kumwe ahangaha ngo ni hari abantu bashaka n'akandi kantu kakamabinga abamatama zaje navuga ngo haleluya. Yego, iyo Yesu agabuye uvuge ngo amabinga abamatama. Haleluya. Iyo Yesu agabuye amabinga aba amatama. Iyo Yesu agabuye amabinga abe amatama. ubwo icyo bashatse kuvuga amabinga ubundi ni bwaki. Wari ubizi amabinga ni bwaki wabwe bwaki. Amatama rero umuntu nyine uri mu gikoma ciza kimeze nyine aho umwe ufungira umwamwe ari kumva. Sinzi impamvu uyu munsi nishimye kuba nakiriye umuntu ukomeye nk'uyu nguyu. Mwana wa mama ishimwe rwose. Nishimye cyane nanjye cyane ahubwo cyane kuko nahoraga numva aragabura. Urabizi ko ubushize yadusuye. Yego. Kuri Delphines TV. Buriya rero ubushize adusura narubwo naganiriwe naye cyane. Nta nubwo wari unahari tena. Njyewe urabizi ko naje nsanga bagenda. Yego. Ndavuga ariko se aragabura. Bintera amatsiko rero yo kumva iyo ndirimbo. Yego. Ariko ndavuga nti Imana nyine ijya ikora uko ishaka mu gihe cyayo. Ni muri izana mugarura n'ubundi kuri Delphines TV. Noneho ngirirwa amahirwe yo kumubona tuganira. Ariko umva aranshimishije. Imana iragabura n'ukuri. Aragabura we. Giye noneho ndagira ngo ibintu tubigendanemo neza. Aragabura akantu ku kandi. Sibyo? Yes. Ikintu cya mbere turavugaho urugendo rwawe rw'umuziki. Impamvu wazimye reka nkoresha iyo mvugo. Oya ntago mbesheye. Rukumva? Yego. Aha urugendo rwawe rw'ubuzima aho ugeze ubu. Nibyo bintu ko ari bine. Ahantu uzantu biragorera. Kantu kajanye n'urugendo rw'ubuzima kukaragora. Uzi ko buriya ngewe mbabaye imyaka igeze muri 18. Reka ahubwo duhita tuzamukira. Nubwo imyaka 18 kandi yose uburibwe ibyo bintu byagorana. Kandi wari ufatiyeho ahubwo muri iyo myaka 18 habaye iki? Cyane byinshi mwa nawe bibari. Mu kwezi kumwe nahoraga n'ibigeragezo nka veni. Yego. Ukwezi kumwe kandi byose bisharira bibabaje. Nuvuga ngo nge nyine ngenda umuhanzi sibyo? Yego. Nahawe ivuga butumwa ry'ubuhanzi nkennye. Yego. Ubundi ikintu n'izina ryacyo nari nkennye. Yego. Aho kugira ngo ngire abamotiva bansunika ngo nzamuke ngira abansikamira kandi bafite imbaraga banazindusha cyane bandusha n'agaciro n'ubutware n'ubukire n'ubuzima. Ahubwo se wenda aho ngaho nahita nkubaza haka bagukoreraga ibyo ngibyo kubera ishyari cyangwa se yewe nazize wenda navuga ko hari abifuzaga kumbera manager. Reka nkubwize ukuri muri ra myaka waratwitse. Nk'iyo ndirimbo Yesu aragabura. Iyo ndirimbo none se hari abo yakijije. Oya hari abantu yakijije ariko abari bafite imbaraga baranshuruje barakira. Yego. N'amava indimbo yagiye cyane nuko habonetse abancuruza. Yes. Ngereho aho kugira ngo ngire abantu banzamura nagize abansikamira. Barandwanya banshira hasi. Nzira kantu kubusa kwa kundi umuntu akubwira ati nshaka kubera manager ukajya unkorera ibi nkagukorera ibi wakwanga agahita akubwira ati buretse. Ubwo rero we yari afite abandi bantu baransikamira ndatsikamirwa ndazima. Vuga ngo baranzimije intego yabigerwaho ndazima. Ariko Imana ikomeza kuzamura ya ndirimbo. Igenda igufasha. Oya indirimbo yakomeje kuzamura. Imana indekera muri iryo shuri ibishaka. Yego. Ko ari ifite ubushobozi bwo guhita ivuga iti murekeraho. Ntiyabikora irabyemera ko bimbaho. Simuzi ko yemera ko umuntu bigeragezo bimubaho. Yego. Simubizi ko yemera ko banatwica. Igi byemera ko bitugeraho sibyo? Cyo gihe rero nasohoye iyo ndirimbo ngiye kurocinga ngurisha imirima yanjye 3 ni nagabanye iwacu abantu babyumve nta babyeyi ngira nababuze mfite imyaka 9. Yego. Ari nabwo mbabwira ko
twasigaye turi abana batanu iwacu, 2 bicwa n'inzara. Kugira abantu bumva inzara nagize iyo ariyo, yishe abana bacu 2. Yesu urumva nanjye nagarukiye ku munwa w'urupfu. Yego ubwo numva ngo nge barapfuye baturabahamba, aho umwana apfa ukamufata mu gipfunsi yarumye. Twaguye rero, twapfiriye mu bantu bafite ibiryo, twapfiriye muri karitsiye ifite ibiryo. Icyo gihe cyari igihe cy'imyero, baducagaho bikoreye inyanya, bavuye kuzaha ntibaduhe, abavuye guca ibigori baratwimaga, twicwa n'inzara ibiryo bihari. Ntago ari inzara yateye mu gihugu, oya twe twarakennye, twasigaye nk'imfubyi, tubura abatwitaho, turapfa. Ikigeragezo kirakomeza, mbonye n'impano yo kuririmba nabwo ngira abandi banyica ubwa kabiri. Kurani nko gupfa bwa kabiri, banyica ubwa kabiri, ndakena, naje gukora indirimbo nkabura imbaraga, mbura abansunika ngo banzamure. Ubwo urumva nta kintu nari gukora, no kubona ibyo kurya si byakundaga, nabonaga ibiryo ari uko ngiye gusaba. Urumva umuntu uri gusaba ibyo kurya, ntabwo nari mfite ubushobozi bwo gukora indirimbo. Nabuze rero okaziyo, nguma hasi, ndakomeza ntungwa no kujya mbumba amatafari. Umuntu wasohoye indirimbo n'amashusho imeze kuriya, mpita mava, urumva njya kubumba amatafari. Mwene data nawe urabyumva. Aho rero n'abantu bavuga ngo barambuze, ko ntago nabuze, ahubwo nari ndi mu kigeragezo cy'ubukene. Ni na Imana inkuyemo, ntago ndarangiza umwaka, Imana inkuye muri ico kigeragezo. Kumana we. Yego aragabo, yereka nze nkubwire, nkurikije ukuntu ngiye nagufataga nyumvira ndirimbo, ko nari twe dufite imyumvire twebwe mu cyari wacu. Yego kumva umuntu wavugiye kuri radio, cyangwa se igihangano cye cyavugiye kuri radio. Yego sibyo, twaravuga turi umuntu atuye muri etage, nta nubwo ashobora no kuba agendera no hasi ku butaka. Abantu bumvaga ko ntanaba mu Rwanda mbahanze bwahehe. Jewe rero ubwo buzima uri kumbwira, ndi kumva ari nka filime. Urumva twasunika ndi muri ubwo buzima, ngewe nasunikaga, nabonaga naheraniwe. Iwacu hari agasozi bita Bugese, nkasunika imizigo kugira ubyumve neza. None weho umuntu yarantumira agati ngo nuririmba iwacu, je kuno akabona nje n'ibirenge, bakansubizayo kugira ubyumve neza. Tuye ntago ari we bose, naririmbiraga ahantu haciriritse, haciye bugufi nkanjye, hatagera kuma, hatagira umuziki, ahantu haciriritse nyine. Nahakomeye bakurikiranaga amakuru bakavuga batunguwo n'indushi. Narindushi y'amateka rero, ntago nagize abamotiva, nguma hasi ndabyakira, mpabwa imbaraga zo kwihanganira umubabaro, ndihangana. Nuko byagenze, ntabwo nabuze kubera nabuze ibihangano, ahubwo n'ubwo buzima narindi muri nategereje ko Imana yampa imbaraga zo kwifasha. Ubu rero ntabwo nkibimeze nka kera, byarahindutse, ariko bihindutse mu gihe gito, mu mwaka umwe, kitari kinini kabisa. Ni igihe gito cyane, ko ni igihe gito, n'ubundi byo mu maso uri kubona ko ari igihe gito gishize. Uri kubona ko ari igihe gito, uri kubona ko hakirimo akantu kakarira, karacarimo akantu kirira, ntaryo uri kubona wowe. None irira ntaryo ubonye wowe, garacarimo make. None uri biramaze nyine, ni kukubwira ngo ni ikimenyetso kigaragara ko mvuye ku musozi vuba. Yego ariko yakoze ibi n'ibindi yabikora. Kandi ariko bimeze. Nose sindukubwira ko ukomeza akazi nacumbitse. Oya ngwino ariko garuka. Igiti cyatemwe, garuka, cyashibutse, kari gishibukanye ibintu byitwa amababi, ibitontomwe neza. Ubwo sinkubwiye se. Aha nuko ibintu bitagiye kuryoha, nuko nyine aho. Noneho hari ukuntu usanga ukuntu bafata umuntu atari kwari. Yego njyewe igihe maze muri uruganda rwa social media, maze kubonamo ibintu byinshi. Abantu ibintu bibwira siko biba bimeze. Wapi pe
usibye bari abantu wenda bari abasitari bakomeye ba Diamond bafite ama private jet indege ziguruka ariko buriya kuba umusitari si ngombwa ngo ufite imodoka ufite inzu nziza ufite hari n'igihe Imana igira gutya ikakurobeshaho ukazamuka ukamamara pe cyane, ariko ibyo bintu ntabyo ufite. Njyewe urugero ntanga rero ni aragabura ngo yahangaha yicaye imbere yanyu aragabura yaragiye arahitinga n'abatuwo bose babireba. Ni muri icyo gihe cyabo, muri icyo gihe ni icyo gihe cyacu, muri icyo gihe kabisa, icyo gihe ni igihe abandi bajyaga kuririmba babishyuye. Yego, njye icyo gihe kubera ubukene najyaga kuririmba mbisabye nkandika. Yego, abandi babatumiye wowe uri kwandika ngo ujye kuririmba, nkasaba nkandika agapapuro, ntago muranyemerera ngo ndirimbe, natumiwe vuga ngo nje nabaga natumiwe n'urugero, sibyo? Nkahura na Theo mu giterane, sibyo? Turi abahanzi babiri, Theo ni umusitari birazwi, yari afite amafaranga, yambaye neza na n'ubu, sibyo? Nje bakabona mpingutsaho n'agakapu karimo diskete, urukumva, n'agatelefone kariho umukana, kariho kantuza, kariho ka playback, kariho umukana y'amakame muri kadi na batiri itumbye. Wabyumvishe? Bati tugiye kwakira abahanzi, bagahaguruka bagakoma amashi, bataragabura na bari muno nkahaguruka bakahita bajya ngo ni umusazi uhagurukiye hehe mu iteraniro. Nta muntu werekwaga ko yansohoka nawe nakavuga ati reka mwambike utwenda aje mu bandi asa neza, ahubwo baransohoraga, baransohoraga bakampugura, wambaye nabi, watukishije Imana, wayisebeje, wayisuzuguje, ibyo uririmba ntaho bihuriye n'ibyo uri byo. N'abakozi b'Imana none se babaga ari abadiyakoni bakaguhugura, ubukene bakabuguhugura. Tukoze nagira amahirwe nkabona nk'umusaza ntije ikoti, nkinjira mu giterane ndi umusore nambaye ikoti ry'abasaza, nta sikoti uzi ryagiraga igipesi ugafunga gigafungirwa nkano hafi mu mugongo, rya kera ryabaga rimeze nka suwa ryatitiraga, ntago uyo makoti ndize kuri sogokuru. Rero nkaje mu gitane nkagihindisha, gusa Imana ikandinda nyine, ijambo ry'Imana rigatambuka, ariko kanaseba nkacura kurya gusa, bakampa ibiryo namara kurya, abandi bakiye amafaranga, abandi bakabakira. N'igihe nakirwaga nyuma abandi bakabaha amafaranga, njye naje gutanga ategereza atike nkayibura, nkataha n'amaguru, nkaca mu misozi, nkaturanya mu misozi ngahinguka iwacu. Rero abantu bo ntago bazi iyo twari twarashizwe ahantu iro de bar, iyo kwa Makiriyo iwabo w'umubabaro niyo twabaga. Tuvuyeyo rero ariko tukiri bazima, nico ciza, ntago tuguyeyo. Yego, ico nico ciza gihari, tuvuyeyo tukiri bazima, tuje guhangana n'ibiriho. Kuko ntago nje abantu bakumbwa bati rero dore Imana yagize ibyo ikora, azana umugore, Imana yagize ibyo ikora, akora ibi. Oya, Imana yagize ibyo ikora kugira ngo nanjye ngire ibyo nkora. Njyewe ntari nafata izina ry'Imana ryatutswe kubera ubukene nari ifite ngo nongere ndisubiza agaciro, kuko ryaratutswe. Ntari nabisubiza ku murongo, nta bindi byishimo ushaka, ntabyo. Nuvuze ngo nakaniye naje buke. Ikintu kintunguye kuba ukiri ingaragu, ubwo bukene ninde wagusanga uvugishije ukuri? Nese nuko ntazi kurambagiza, nje naraterese ngerageza abo dufite uri mu ciciro kimwe, ariko umukobwa akubwiye aturimbwa, wowe ntiwatunga urugo, wakomeza ugatereta. Narambagije abakobwa 41 kandi mu mwaka umwe, ngerageza ibyiciro bitandukanye, abafiyemeri, ngerageza abakene, bose baranyanga, ariko ntunabarengana, nari nkenye birengeje urugero. Ubwo mu kwezo wateretaga abakobwa bangahe? Nyine nateretaguye iyo nabagatsokeye, narateretaga, ntubanyangaga. Oya, hagiye najyaga amahirwe bakantiza imyenda, nkatereta umukobwa kumva ko ndi umusitari. Yego, tukabanaho. Yakurikirana amakuru agasanga ndi gafifi, agahita arekera ingegera akajugunya. Biba kenshi rero ndarambirwa, ndarekura, ndatuza, ndi nzira yo kugera gutya ntarashaka. Basi reka nizere ko ubu ufite fiance.
uba ufite fiyanse. oya naje ikintu cyaje kiri ku mutima no gusukura izina Yesu yampaye. Yego. mfite izina Yesu yanyise kandi ryangumyeho, nubwo bwose abantu bakoraga ibyo ariko nakomeje kwitwa Yesu aragabura. Naje rero ngo ndwane no gusukura izina Yesu yampaye. Agaciro nahawe arega biraryoha, ntabwo ubizi ko umuhanzi biraryoha, gukorera Imana biraryoha. Ndaje romanze mpekenyeho ndyeho numva ukuntu ifiriti y'umuhanzi ukuntu bayiteka. Yego. Erega ukuntu bateka ifiriti y'umuhanzi tujya ni kubateka iy'umudiyakoni. Nshaka kuryaho rero, nshaka kubanza narya ifi wenda ubwo sindamutse nshatse nkashaka igisebe. Ubwo si byarangira mbabaye kuruta uko nari mbabaye, ariko basi reka ndya akantu gato n'ibyo n'ibinaza basi bizaza nabyo biza, ariko basi narumvije ukuntu barya bakanahaga. Kameramani nawe reka nibutse ariko boka byara reba mabuja nawe arasetse. none wavuka ubabaye. Njye navutse ku mugore wa kabiri. Yego. Bivuze ngo njye navutse ndi umwinjirirwa. Mama baramwinjiriye ndavuka. Yego. Ubwo navutse mbabaye. Yego. Nkura mbabaye. Shansaze nanababaye mwana. Oya ntibishoboka. Sibyo rata mabuja. Aragabo. Reka twibutse abakunzi ba Delphinus TV ko ahangaha ntabwo tuba tugiye kwirata ibyo turi byo, kandi ntabwo tuba tugiye kuvuga ibyo tutabonesheje amaso, kandi nanone ntabwo tujya kure y'ijambo ry'Imana. Ahangaha tuba tuvuga imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana ifite kuri twebwe, ikishoboye gukora, umugambi dufiteho. Wenda hari igihe abantu bashobora kumva ko ari filime cyangwa se ari uburyo bwo gushaka content, gushaka views, badusura bakabaza amakuru muri karitsiye. Oya ibyo turaza kubigeraho. Oya nyine agiza abishidikanyijeho aho twaruhiye ni karitsiye nini. Uhageze muri karitsiye ukavuga uti Yesu aragabura, bahita bakubwira ari gusunika ibijumba, bamukubwira ari kunyonga, bakamukubwira ari kubungana kashikura ka kamera kashikura kazi kagapareye yashika ntayuzi n'udupare twafotoraga. Ubwo ntangiye gutabarwa niko nafotoreshaga, ariko ndi umusitari kabungana ka kamera aho baguha amakuru. Bwa ndi bwasonye bwa digital reka iyo ni insirimu ni yashika ya indi ya ntuza ya filime ya indi yavagamo negative. niko nari ntunze ngenda mu cyaro nkirwa ndafotora babiri nkambonye ibiteri byo kurya. Nje nari ibiteri narabiriye. Ibiteri ni ibintu biva mu musururu byandi byo hasi. Natunzwe n'ibiteri na super deep. Narabiriye mbirya imyaka 3. Nyine urarya wabona navoka ukarya, wabona n'ikijumbu ukarya, ariko ibyo naryaga byinshi ni ibiteri. Kuko nabaga nakoreye 300 hakavamo ibiteri na super deep na karindazi. Aho ibyo nibyo nshaka rero. Hamwe Imana yagiriye neza, mwamaze kubona ineza y'Imana. Ntimuzibagirwe twebwe ni akantu gato ubona yakoze. Ariko urabona twapapye twakutse turi kubona ibitangaza. We Imana yagiriye neza ikaguha ibintu n'iki byose ikakurundira. Ukaba wicaye utuje ufite ikibazo, Imana iratanga yanakwaka. Yego ratamabuje uzibagirwe. Aragabo utangiye kuntera n'agahinda. None se ngire n'nkubeshi nge ntago mpishaga iyo mvuye. Iyo mvuye ntago mahisha, kandi ntago mfite ibihamya bya nje ndi umusitari w'ikigeragezo. Naba umusitari w'ikigeragezo. Yego. Mbigimba umuhiti wacyo. Ku buryo abadayimoni bagutondagira bakagutondagira, yagira n'iki gukorera abadayimoni bakagira ngo uracari wawe, bagumye bakagutondagira. Wari ubizi ibyo? Ikigeragezo kikubaho nk'inda kikagutindaho. Yego. Urukumva? Kubera kumenyera abadayimoni, kumenyera kubwo buzima burimo, wanazamuka gato abadayimoni ntibamenye ko wawe Imana.
bagakomeza bakagutondagira, kandi hari icyo Imana yakoze. Uzamenye ko ikigeragezo kiba caranutse ku muntu. Nawe reba imyaka 18 ubabaye. Yego. Turi kangahe? Turi 2025. Yego. Natangiye umubabaro wanjye mfite imyaka 9. Sibyo? Kuko nabaye imfubyi. Ndababura, umva twishwe n'inzara, turababara tu. Navuye mu bupfubyi ndaja kuba umushumba. Navuye mu mushumba ndaja gukora ububoyi. Ico gihe batwitaga ababoyi, ntago batwitaga abakozi nk'ubu ngubu. Twitwaga ababoyi. Ubu ni abakozi. Ubu twebwe rico gihe twari ababoyi. Nakubitwaga na ba mabuja na ba databuja buri munsi nkihangana. Igihe mboneye impano yo kuririmba, nkaho ntagize amahoro ngo mbone umunezero wo kuririmba, mpura na biriya bibazo. Wabyumvishe? Ntago mvuze ukuntu natsikamiwe, ariko naratsikamiwe kugeza igihe nicariye ku butaka. Sibyo? Igihe mvire muri icyo mpita ninjira mu kigeragezo c'ubukene, ndi n'umusitari. Urumva uburibwe? Uzi kugira ngo babare umusitari, indirimbo yo yaragiye iragenda, abakire barayicuruje irunguka, irajya kubera kuyamamaza nyine bayicuruza irunguka. Sibyo? Nge nguma hasi. Uzi kuba umusitari ukennye? Uzi ko kugira ngo mbone ukuntu ntera ntuza mbona ukuntu nja mu giterane, nayo mfite inkweto natoraguye mu gikenyeri, inkweto natoraguye mu gikenyeri zaramereyemo ibigori. Izo nkweto nizo nazanye nkaja nzisiga vidanje ku rusengero iwacu barasaguye bayimena mu kadobo. Niyo nasigaga nkasigaho umucucu nkaza mu giterane. Ubwo buzima mumaramo imyaka hafi 4. Nibwo natangiye kugira abantu batujya turajana gusohokana. Abo bantu twajyanaga nabakaga imyenda bagiye bambaye, umwe akicara mu tanuro nk'umushitsi, kandi yamperekeje nkambara imyenda agize ate yambaye, akambara iyanjye. Twajya gutanga yimusubiza. Wabyumvishe? Ubwo buzima mbugumamo iyo myaka yose nyimara mu bigiraho. Abantu rero bakabona nta Mana tugira, batangira kutwita bateka mutwe, twitwa abamamyi, batwita abantu babeshya, batwita abadayimoni, batwita ko Imana yatuvumye yaduhanye tubana nabyo, kugeza igihe abantu babonye nta kintu tugira muri twe. Mu gihe rero cyashize bakunda gufite umuntu uragenda mu gitana akavuga ati nge mfite 10,000, mfite 50, mfite 100. None njewe ngezemo ubwo ndi kubavuga ngo ntago murampa na 2 by'itike. Urumva si twe duhuriye he? Nabo barageraho bavaho, mba mu bukene nta naho gusohokera, kandi nje nari ntunzwe no kurya aho nasohokeye. Ibyo ntabaga nasohotse nta biryo, naba nasohotse nkarya nkagumayo, nkaje ndasengera abantu aho nsengeye bari kumpa ibiryo. Ubwo iyo ntabonaga wo gusohokera narasabirizaga bisanzwe. Bigero naho no gusohokera ndahabura, kubera abo bantu b'abantu babi babaga bantumye naje kwa rekomandasiyo, bagahita bati umuntu twaramuciye. Izina ryanje rirandura rero. Aragabo, wabyumvishe icyo bita uburibwe? Ubwo ndikukubwira utatuma ndiri imbere ya kamera, je naribabariye hafi. Ahubwo noneho reka tunaseke. Yereka nkubwiza ukora Aragabo. Noneho uzi ikintu cya birababaje pe, ariko byanansekeje. Ukuntu bagutumiraga uri umutumirwa, ariko ukayugeraho ukanabibutsa ati nyaboneka nanjye ndaharuka yandi kudu. Nabaga nagezeyo nabwo bakanga ngo none ikintu cyantangaje. Imana ni wowe ubera hose cyane. Ibaga iri kubireba igaceceka mwa. Umuntu ubukene. Ubukene se babuhugura umuntu. Ibaze kugira ngo umuntu abone niyereko bivateka mu hikoti, ahubwo akakwirukana ati subirayo, igitane cyahagaritswe. Bakavuga ngo kirahagaritswe, nkahita nza mu bashitsi bisanzwe babandi baje gushungera cyakomeje kera. Bagahita batumira ubaha amafaranga, akabagiraho nka 8 nahageze mu gitondo. Yego. Ubu si ko araho nagiye kuririmba bibaye igitutu cy'abakristo, bati Aragabura twamubonye ari muno naririmbe. Bampa indirimbo ariko batanyitayeho. Ariko bigeze igihe cyo kuja kurya, banyima ibiryo baja kurya, bansiga ku irembo. Bararya bararangiza, barataha. Abadiyakoni bazima baranyima ibiryo
kandi nshonje si ubwo ntabwo uri kumva inzara naringize ni n'abaririmba indirimbo enye sibyo bagiye kurya saa 7:30 narabirebye sibyo barangiza kurya saa 9 nje ubwo sinari imeze umwe niwe wavuyemo 500 ndatega kugira ngo ntagwa mu nzira ngira ahantu bakoze ubukwe niyahuramo nja kuvumba ntanahazi yego mpageze nsanga ibyo byashize cokoze babanwe kwa n'amasahani bakuje bakomba byandi byo ku meza bashira ku masahani si ibyo bampaye nkabirya bikandya mu nda ariko nkagira akabaraga ko kungeza mu rugo sinajye mu giterane kiri mu bwitange si bitanzemo nka miliyoni 2 miliyoni 2 za kera si amafaranga ni nka 20 zuba uwatsimbuye bamuhaye 200,000 waje kuziba icuho nagombaga kujyamo bamuhaye 200,000 cyo cy'umuntu utabuze cyo cy'umuntu uhari aruko ngo yatukishiriza Imana kuki kuri mimba ariko burako iyo bamfata bakanjana bakankodeshereza imyenda y'ibihumbi 3 ntago nari ndaririmba bikarangira kandi wari no gusanga ubwo nizo miliyoni 2 binjije uwo munsi hari n'izindi zari kurengaho ko waririmbye kandi n'umukozi w'Imana nawe agapfa akambikwa je no mpamvu ibibazo biri kuvuka mu madini nk'icecekera buri abantu bari kuzira ibintu byinshi buriya kuvuga ngo uzimana udakunda mwene so ukavuga ngo ukunda Imana udakunda imfubyi n'abapfakazi nta mana ugira ni ukuri kose nta mana ugira buriya kuvuga ngo ukunze Imana ukababaza mwene so ni bibi ni bibi ibintu bishobora kunukira Imana igakorera abantu bakanga kuko akenshi barazaro babaho nk'ibigeragezo nje ndakeka nakunda nubwira abantu bwanire mw'abantu mwe simuriye mu kanyima hari ahantu nabumbiye amatafari bateka umutsima tarampemba ntumpavuze nzahavumba amatafari 3 urumva inkarakara urwondo rwikatiye n'icukuri itaka boye mbasabye umutsima basigaje barawunyima ngo nuw'abafundi sibyo ngibyo kurya byatetswe n'ibyo bafundi kandi amatafari bari kubakisha ari njugira gute uyabumba urambwira ngo uwo muntu azahinguka imbere y'Imana ko tuzahingukana tugahingukana nteze ikiganza guca nti wampa wa mutsima kandi ubu ngubu nto yawuma ngo nguge ntago nkige imitsima uburi ku gafirita kuri Nyirangarama hari imigati urababa baruka muri ariko bari umugoma ahubwo nje cyo niga nuko ntazakora nk'ibyo yego ubu ngubu none bazankura henga mu mutsima vugisha ukuri sinawurya gw'ibigori ntago narya ntago arakiryo narazisabirije ndazivumba ndazihaga mpamvu ushaka nkubwire pe umutsima w'ibigori nubwo amasaka rukacera yawunyimye ubwurya ntago ubu ngubu kuri Nyirangarama hari imigati zihari na hano mu mujyi ziriya migati ubu nizo ndi kumva nshaka gusa ubwo uwanyimye ibijumba by'imijonjori ubu ntonakijya kidahasi nubwo azabimpa ryari Imana umwanzuro yafashe itazongera kunsubiza mu mubabaro ndabeshe mabuja oya ntago bese ukuntu nyizeye Imana ni yacu Yesu nuwabizera kandi afite byose mabuja yumi mabuja bashonje guca nesi reka nkubwire ndi kubisoma ku rupapuro basi hari ubwo ndi kubisoma ku rupapuro bindimo imbere ni mu imbere ubu waye tuhimba ikintu nuvuga ngo mu maraso yanjye nimwo biba nesi ntabyanditse ndi kubisoma dore ikiganza ndabikunda nuvuga ngo nubuhamya bumba mu imbere ubu buranakubwira ukabura nukumvugisha ikigeragezo kiva nkubwira ikindi ubu nkubwiye nk'ubu ngubu hari umukobwa na Terese kandi yari mu bipe mu bino yarandusha ububi
nari niyororeye suri 50 suri murazizi imbeba za kizungu twatubiba twa sumbirigi umukobwa aramwatumva rero sheri nakabeba sheri akabeba kugira ngo anyite sheri nkamuha akabeba kugira nyite sheri nkamuha akabeba imbeba zishize anyita imbwa nibwo neza vuga nti ndi mubi nguyu n'abanyanze nta mukobwa wanyimira ku isi na n'ubu ngubu none namenya ko ndi mwiza ariko hari umuntu warutse kumbwira ngo mfite amaso nk'ay'inyana ahubwo ndargura kirori nagura ngo ndaterekaga ngo ni nk'ay'inyana ngo shura kayo ubwo se ntayagututse yakugize inka n'ubundi shamana yagize inka ariko basi mwakanyana mwa shakanyana mwa ariko reka nkubwire shamana nkeneye umuntu uzantetesha akajeramwe atumvuri shamvuri kureba nk'intuza shamana isa kantetesha kansomya amata yakansomya soma nkabanza navuga ngo ya kahengura umusati soma kasoma ntashaka Imana izamugo ati soma kandi aramisha mana kantetesha gahinda kagashira gutetesha zabikora oya humura bayizamumpa mwa arahari kubwo buriya aho yamukubise ahubwo reka nkubaze mwa ubu ngiye kurambagiza namubona wamuburira gahirasi ntabwo wamubura ntabwo wamubura ahubwo hari n'abari kukwifuza ariko ngewe ntekereza ko ari uko igihe kiba kitaragera nyine oya none uburi ko iyo bitaba uburi kumbaza ibiki kugira ngo ubyumve neza ntabwo mba naguteka mbere imbere reka nkubwire nta kintu Imana ikora itagifitemo inyungu kuri uyu munsi hari izi ko nzampagaze imbere y'abantu yego bisi yose kuko ubu hari abameze nk'uko nari meze mbere hari abari hagati no hagati yego wabyumvishe hari nabo yagiriye neza bibagiwe Imana yarizi ko uyu munsi hazaba ico kibazo nshobora gutanga ubutumwa wibagiwe aho Imana yamukuye akibuka yego sinkoze Imana iri gitanga ingabo nyinshi zigapfa kubw'abandi nagizwe ntyo kugira ngo mbashe kurokora imbaga nyamwinshi uvuga ngo uyu munsi hari abibagiwe aho bavuye batuye mu mirwa batuye za Kigali bagiye hanze bakize ariko bakibagirwa Imana yego aho yagize ite yabakuye ni ngerero wagombaga kubibutsa uyu munsi abakibabaye bari nk'iyo njyo narindi ndi ugomba kubabwira ko Yesu ahari ngabagirire neza nuvuga ngo byagombaga kumbaho nta kibi Imana kitunguye byagombaga kubaho nuko byari bishaririye Perereza mikoro mutesi akira mabuja mabuja ko tuziranye ari turaziranye ariko oya ntabihishe kugira ngo abantu ntibashaka kuba bati none se ko turi kubona nta koti rirenze yambaye ntabwo nkundaga amakoti sibyo ahubwo barebe ko nicaranye n'uyu muntu bariho bakubita komenta bati nyamara mute nongeye kuguha ikaze ariko yego urakoze ntabwo twaguheje oya ahubwo nari ndi kuryoherwa nanjye buri muntu yari kuvuga ahantu Imana yamukuye ubu ni ngewe nikundira umuntu uzi ukuboko kw'Imana uzi kugira neza kw'Imana umuntu wagezeho ineza y'Imana imbabazi z'Imana noneho ikanamugaburira buryo umuntu ntacyo ubundi ubona we mba nshaka ufite ahahise he ufite ahantu Imana yamuremeye ibyo kuvuga uyu mugabo aragabura yaba ibi byose bitaramubayeho nta n'ikintu aba afite cyo kuvuga hano imbere yanyu nta kintu aba afite hano cyo kutubwira ndabyibuka ubushize tumutumira uwo munsi ni Leo wari wakoze njye ndi kuri kamera yego ariko ndabyibuka waje unatubwira nabi impamvu tutaguhamagaye yagira hano ko numvaga nshaka kumubona
araje itotomba toya ntago byari ngombwa uyo munyibwirira nkaza kumureba byanga byakunda hari amakuru mufiteho ese aragabura umuzihi iki aragabura mbese ngewe nanjye kujya mumenye bwa mbere namusanze ahantu nyine muri story urumva bwa mbere twari tugiye gushyingura ahantu ariko noneho umumotari wari untwaye duhura n'uyu mugabo nge sinari muzi yego uwo mumotari nawe akunda kunyitira mabuja abaramwenga ariko mabuja nguriya mugabo duciyeho ntabwo umuzi ntisuwe mugabo ko twaciye ku bantu benshi ntamenya ari uwuye ati nta mugabo duciyeho ati wari uhagaze ahantu icyo gihe bari nabo bari ati hirya yabo ati se ko ari umuhanzi kuki mutaziranye kandi muri abasitari yego ese wongene nawe umusitari koko ariko ngo muramenyana nise no umusitari naririmba izihe ndirimbo ahubwo nako kantu turaza kukaganiraho ku busitari ubusitari bwa mwembi turaza kubuganiraho ubwo barambwiye ngo afite indirimbo yitwa aragabura Yesu ati ahubwo ati ni ukuri niba mutanaziranye atuzamushake mumenyane yego ati kuko nawe icyo nzi cyo afite ubuhamya nise nafite ubuhamya bumeze ute ubwo urumva nyine yarantwaye ubwo yise ngeza aho nagombaga kujya njyewe nkora iki mva kuri moto yenda mwishyura ndigendera ariko nyuma nongera nza kugera ahantu abandi bantu basengera icyo gihe nabwo yaraciyeho afite imodoka yanditseho gutyo aragabura baba baravuze ngo ari kuri ya mugabo Imana yamukuye kuri ngo nukuri Imana irazahura numva mbese ngize amatsiko cyagera nibwo naje nsanga yahavuye numva ndababaye numvaga nshaka kumubona mbese nkamenya imirimo y'amaboko y'Imana yamukoreyeho yakoreye kuri we kuko urumvishe nk'uwamye atanzeho hano nibyo ni ibintu byanjye ni ibintu naciyemo nibyo bintu byandanzweho kwambara nabi kubura icyo kurya gutukwa kubabara kubonabona kose uko kose kwanciyeho yego yanzwe n'amatorero abantu basengana nanjye nangwa n'imiryango akomoka ku mugore wa kangahe nanjye n'uwa kangahe mbese no kuvuga ngo hariho Yesu ugabura hariho Yesu uduhanagura amarira hariho Yesu wafashe ibyo byose arabirundanya byari byaraboze arongera arabizura kandi biza bihumura ntabwo biza bifite wa munuko kandi agutabarira aho babireba icyo gihe baravangura ko isoni izina ry'Imana barabeshyaga bakureberaga mu maso mu kanya ariko nyamara Imana yo yari irimo kugukurizamo ijambo ryayo Imana yo yari irimo kugukurizamo kugira neza kwayo Imana yari iri mu ruhande rwawe Imana ishimwe ngenda yishimye kandi ahigejeje ikora urumva ikintu kinshimishije cyane umuntu uvuga Imana aragabura jya ushima Imana uvuge ngo witwa ndiho ushobora byose Imana nirubasha Imana ishobora byose nkunda Imana cyane ubumana bwayo nge buramagije ni ukuri ibyo byose bijugunya kure suri kureba aka kanya ntabwo uri kubivuga kuko babaye aka kanya ntabwo uri kubivuga kuko uri kumva yanzara cyangwa kwa kundi bakwirukankanaga aka kanya ahubwo uri kubivuga uvuga ugutangaza kw'Imana uvuga gukomera kwayo uvuga ko igihindura ibihe kandi nukura higejeje ikora ibereye amashimwe kandi izakora n'ibirenze ibyo wibwiye bura ntago uzi propaganda rero nakoresheje mbicaranye aho ngaho imbere ya kamera agira nanjye nahindi mu mwuka Imana irakomeye aragabura we aragabura hari igihe reka nkubwire uba nabi n'ukuri kose ariko hashimwe Yesu wagiye utiremera ayo mashimwe we iyi Imana itabigukorera aka kanya urimo kuvuga iki hariya hahise hahacu ntabwo tuhavuga kwirata nta nubwo tuhavuga ngo duhore tuhababwira ntabwo ari uko tudafite ibyo kuvuga ahubwo tuhavuga tuhibuka kuko ariho haturemera aho tujya yego no haturemeye aho tujya njyewe nigeze najya gusura umuntu umwe mwene wacu kandi wari ukomeye cyane nari mfite benshi pe bakomeye maze meka utwana twanjye tubiri njya gusura uwo muntu kandi ntabwo nari nyimwibuka wenda nko kuvuga ngo ndajya mu miryango kuko imiryango yari yarantaye kera yego iwacu pe kwa papa aho tuvuka hari ibikomerezwa gusa aha mu isi dufitemo abantu bakomeye tuvukana kuri papa
ariko kuko bari barantaye numvaga ntashobora kujyayo n'ubundi yego ndiyicarira noneho sistange umwana ampamagara ambwira ati kanaka yarakumbajije ati ariko wenda no kuzi Musanze nani Musanze ndabyibuka ati ngazagusuhuza ubwo abimbwira twabwiriwe nabuze icyo ngaburira abana nta gikoma ntacyo sha ndavuga ati kuva nyibutse akaba yaranambajije ari n'umukire reka meka abana njyeyo twabwiriwe ariko ntago turaburara yego nashakishije itike ndabyibuka hari umugore acuruzaga isambaza muguzi itike ndamubwira nti mbabarira nguriza itike nanamubeye ningiye kujya mu rugo kuzana amafaranga y'igishoro nzakuguriza nawe urangure byinshi tucuruzanye ahita yama ngeze i Kigali ndagenda njyayo nagezeho nka nimugura nsanga batari bava ku kazi ndicara ndabategereza bahageze baransuhuza neza n'urukundo ariko bandeba banyitegereza n'utwana turi twindahekana ako Yesu rakomeye Yesu we nzakugwa inyuma sinzakuvaho no mu rupfu tuzajyana ariko nyiwumekana hano ku isi nzakuvuga kugeza igihe uzanjyana ukambikira aho wanteguriye nkakuramya ndi kukureba yego ndicara baratureba ubwo bahita bazana ibiryo ku meza turarya batujyana mu cyumba tujya kuryama nta n'ibintu twaganiriye pe baravuze ngo nabo barananiwe nanjye njyana abana mu cyumba kuryama mu gitondo oya tutari twagiye kuryama ahubwo barambajije bagiye kujya kuryama nyine batubwira ati tujye kujya kuryama turananiwe muzataha ryari muzataha ryari ako kanya aribwo naje nitwanaganiye sinababwiye n'icyingenzi ati muzataha ryari ayiwe kandi ubwo nari nzi kuko wenda turaharuhukira nk'icyumweru tukarya none tukazanaganira bakamfasha ndamubwira nti ejo ngo kenga nimugende muryame ngo Imana ibarinde ngera mu cyumba nanjye nagiraga amasengesho y'amaganya yego maze ndambika abana ku buriri ndangije ndarira ndavuga nti Mana koko ndakwinginze nkuko bambaje ngo tuzataryana nkavuga ngo ejo umfashe basi bazaduha itike bame n'amafaranga yo guhaha no kwishyura inzu nabaga mu nzu ibihumbi 3 hariya mu Rusagara idakinze ikizu cyuzuye ariko kibirangarira harimo ibikarito mu rugi kibibuye bishinyitse nka bino bibuye byo mu rukoro ariko uwo mugabo nabwo yaranyishyuje ibyo bihumbi 3 kandi atarankize muri icyo kizu cyose mu kantu k'agasitoke gatoyi ko nari mfite akamatora nakakuzuragamo imbabura namara guteka hanze nkayizimya neza nka making sure ko yahoze nkaza nkayishyira munsi y'amatora mu mirambizo nibyo 3 bihe byarashize nta birimo mu kwezi ndavuga ati n'iryo sengesho nasenze Imana umfashe igikwihorera irabireka bikabora maze bikanuka kugira ngo izabizure bihumura yego ujye uvuga ngo Imana irakomeye bwareke mu gitondo ngewe narabyutse nsanga bagiye kandi nari mbyutse kare nta n'umwe wigeze aza no kundeba ngo ambaze ahubwo nsanga babwiye n'umukozi nyine ko turi butahe kuko ari nako twavuze ngo bansezerereho umva narebye hepfo ndeba no haraguru mu gitondo ndavuga si uko ku Mana nzagera mu Ruhengeri ntangira kwicuza icyanzanye wa wundi se wangurije we nzamubwira ngo iki ko twegeranye none nsigara ndi gutekereza ukuntu ndahava niki ndareba muri salo nzamura amaso noneho urabona buno dekoderi bwa televiziyo narakarebye mpita nkafungura kuri televiziyo ngashyiramo hano mu kigoma nkahekeraho umwana corera undi nsezeraho umukozi amubwira ngo n'udukingurire nicara kuri moto mbwira umumotari nti uranjyana ahantu bacuruza ibintu byakoze yego atufite iki ni ikintu cyerekana amashusho kuri televiziyo nenzi se n'izina ryacyo nabarangurukanye no mu mujyi ngo pa anteretsaho ubwo ndamwani abahamagaye uwo ngo yahita yishyura moto injyanye ubwo turagenda dufite ibyangombwa turagenda ngo ibyangombwa birihe ntabyo mfite riwe nariko ni icyanye nese nje kukigurisha atari icyanye urone umubyeyi w'abana babiri nabeshya nge ngana nte nawe yarakarebye abona nakamari
aramutinda gwa 15 numvise 15 ese nyabarira nturakoze niyame ahubwo ndimo kwihuta ngiye kuri ubwo nahise mbarati kirangeze Musanze mitambara bitatu by'inzu mitambara ibirayi n'igikoma numva ndashyushye sinabara yatike yanjyanye ariko Imana nayo yaramfashije nayavamo nahise nzamuka ndaza nkora ibyo byose ndabirangiza ubundi ndicarira ntekera abana turirira none wanda arambaza ati se ayo gukora kutayazanye nibambwiye kuko bagiye kwihanshakira muri no minsi bazayamba nakakirandi wangurije mu gihe nkitegereje byahe birakajya ndiyicarira ubwo baratake bageze mu rugo bagiye kwishyiraho televiziyo babura ya boro bati yagiye ate bikwabere cika none ubwo intambara berarose batongera hamagara nde wa murumuna wanjye bati kanakati yatwibye yatwaye iki byagenze gutya na gutya naso nagira atuye he nibiki umunange atatuye Musanze nawe nyine ahitagwa mu kantu ukuntu nagiye yo nkajya kubiba abaramamaga barabimbwiye abimbwiye sinabihakana mpita musobanura ukuntu byagenze kose arambwira ati none kuba gashaka none akagurisha ngenda cyahibuka ariko nta mafaranga mfite yo kubasubiza ahubwo we nahamurangira akajya kugafata yakayabasubiza atoya ategenda ujyeyo atujye kumureba ati yakira itike ugenda ujye kumuzana muze ajye kuhanyereka ubwo niwumva amuhaye itike muzana nanjye kugira ngo azanjyane nyamara njyewe yanyimye injyana ngo nitahire turagenda ahubwo yaguhaye ko yumvise ngo wamwibye yes aturira n'ibiryo adushyira mu modoka aratujyana n'umukire cyane ntabwo kubivuga kuko nkimushinza cyangwa nkimuciruro ndongeye nsubiza inyuma ukuntu Imana igikukuraho igisuzuguriro nundi yibuke aragenda arayabasubiza bya 15 arongera duhana itike itugarura he imusanze ndavuga ni subukoko amafaranga byonyine hatanze niyo yifatira nk'izo vena kazi nyihera yemwe cyangwa nibyo bya 10 simba narigendeye neza ndamuga ati nge ntago nakwibye kubera kuko nashakaga kukwiba narindi kwishakira itike ikora iki injyana ubwo nyine nabwo aransuzuga ati ngaho nimugende yego urumva ibyo bintu Imana igenda ibirunda ariko ndagira ngo nkubwire ngo aka kanya abo bose bari baranaye baribwiriza bagafata telefone bakamamagara kubera iki bazi kugira neza kw'Imana ibintu Imana ikora Imana irakomeye bakanangaho n'urugero reka nkubwire wowe tuza abakwanze icyo gihe nta nubwo ari wowe uzajya kubabwira ngo nimugaruke mu nkunde bo bazizana ukuboko kw'Imana kuguhindurira amateka Imana ishobora byose irongera ikagukarabya ikakwambika ikongera ikagusiga igikundiro irongera ikabagarura akaba ari bo baza kugukunda ahubwo wowe icyo ukora ni ukumenya ubwenge ukigumira muri Kristo ukikundira Kristo kurusha abo bose kuko Kristo we ntago yigeza kwanga Kristo we mwarabanye muri ubwo bukene Kristo mwarabanye muri uko gushinyagurirwa Kristo mwarabanye muri iyo nzara muri urwo ruvata kurindira maravuga ngo baho kuba bavandimwe bawe barapfuye ugasigara ni uko yari afite ibyarimo kukororeramo yari afite ibyarimo kugukurizamo yari afite uko arimo kukurema kugira ngo uko ashaka uko agushaka ube igikoresho cye cyiza uzahamye imirimo y'amaboko ye uzabwira abarushye n'abaremerewe baruhuke aka kanya hari abandi bameze nk'uko aka kanya hari abandi bameze nk'uko nari imeze kera ubwo nge mvuze akantu gato mfite ubuhamya bwinshi aragabura bwinshi bw'ahantu Yesu yankuye umva turi ubuhamya bwigendera wabivuga ntibyarangira naka kanya dufite ubuhamya karacyaturinze ibyo byose ni neza n'ukura neza kw'Imana humura rero humura ndahumuye cyane humura yego humura kumwese humuye ceshi cyane humura sharagabura humura humura wa mwana we humura wigira ikibazo nyuma y'ubu buhamya bwose ngo baho nyuma y'ububabare nyuma y'umubabaro nyuma y'amarira ugomba guseka ukabyibuha ugasa neza ukayaga kandi reka nkubwire iby'Imana ikubikiye ni byinshi wowe upfa kuyigumamo gusa
ukayigumaho ukayibamo nayo ikakubamo. Nicyo kintu kijya kidukomeza ubundi. Yego. Njyewe ikintu kijya kinkomeza ni ukuguma muri Kristo nkamubamo akambamo. Ibyo bintu nibyo bintu bitumye mbaho. Nyuma y'ubu buhamya bwose tumaze kumva, ni byinshi pe umuntu anyuramo, ni byinshi twanyuzemo, ni byinshi wanyuzemo, ariko reka nongere nkwibutse ko Imana ikigufiteho amaboko. Nyuma y'ibyo byose rero ndagaruka kuri kote y'ubuhanzi. Yego. Kuri kote y'ubuhanzi aragabura. Ubu noneho ko tangira, ubu ngubu turagufatira he? Nyine ntago mvuze ko wenda nje nk'inkuba, ahubwo ni umwuka wanze kumvamo. Nuvuga ngo izo mbaraga z'impano ntago zigeze zimvamo. Yego. Sangumyemo. Aho kantu sukumvisha. Sangumyemo. Yego. Ziri kumbiragiriramo rero. Izo mpano ziri kubira, ziri gushaka gukora, ziri gushaka gusohoka. Ntabwo twabyishoboza. Nanone ko biracakomeye kw'indirimbo urabizi ko byahenze. Yego. Ariko hamwe n'Imana birashoboka. Rero naje nshaka kuririmbira Imana pe, nta gahunda yo guhagarara afite. Ndashaka kuririmbira Imana mbere y'ibindi byose, mbere yo kurongora, mbere yo gushingirwa, nyine urabyumva, mbere y'ibindi ndashaka Imana ngewe. Yego. Nkasukura ririya zina ryononekaye. Ririya zina Imana yaratutswe ari ngewe uhari. Babona nambaye imyenda idashitse bagatuka Imana. Najya gusaba bamwe bakama abandi bakayituka. Yego. Rero ndashaka gusukura ririya zina. N'abari kutwumva bakaba barakunze biriya bihangano, akaba umwuka mwemeza kudushigikira, yadushigikira, kuko urumva nanone ntago twashobora kwigeza aho dushaka kugera. Yego. Dukeneye aba support abantu batujya inyuma bakasunika, kuko turi ku musozi n'umusozi. Yego. Kandi zifite ingufu, zifite ubushobozi, icyo zivuze n'icyo zisobanura ku bantu. Abantu bakunda Imana bigufashe, tuzikore, tuzimurikire abantu, tuzigeze ku bazikeneye. Naho ubu ngubu bumva ni mu gihe kiri gito, ariko dufite umurimo. Yego. Hari ibyo yirukanye, ariko bacari urugamba, umurimo w'Imana wo kuririmba, gusa amafaranga, ngibyo ibiterane, ngaho gukorera videwo, ngaho kwishyura amakamera, ngaho kwishyura aho uzakorera, izi ngendo, ngibyo ibiki, urumva indirimbo ifata hafi 700 cyangwa se 800. Ziba zihenze cyane. Ngiyi imyambaro n'ibiki byose, iyo diyo n'ibindi, ibintu birahenze, nanone nto twabyishoboza. Ariko basi twongeye kwibuka ko tukiriho. Nicyo kintu Imana yadukoreye, yadukanguye ko tukiriho. Turakora imigisha Imana yaduhaye, iyo turi kwifashisha, ariko ntabwo bihagije kuburyo twakwirwana ngo tugere aho dushaka. Yego. Gusaba abantu bikurikiranye, kandi subscribe, kore share, bereza abantu bose mubibutse Imana ishaka gukora. Yego. Abibagiwe kubinginga, mureke kwibagirwa, kuko Imana irica. Itakwica ukabisiga. Yego. Imana igutabaye ukayibagirwa irakwica. Simuzi iby'Abayisiraheli. Yabageje mu butayu baribagirwa ibatsinda. Simuzi ko hagezaba umuntu umwe. Buryo mu gihugu cy'isezerano hageze mu muntu umwe, abandi bavukiye mu butayu. Mwe mubizi mbese ubundi. Hagezeho abantu babiri, Yosuwa na Kalebu. Kalebu rero yari umunyegiputa, ubwo hagezeho Yosuwa gusa. Mu gihugu cy'isezerano mu bihumbi n'ibihumbagiza byagurutse hehe? Kwa Farawo. Yego. Mu Egiputa. Abantu ro mwibuke ab'Imana yubakiye, ongera wibuke. Abantu Imana yahaye umugisha, ntimuzagira ubugugu nk'ababungizeho. Yego. Kuko ni icyaha. Mutazasaba bo mwimye. Uyu munsi umuntu umwe ari gukira,
undi yakennye undi yakena undi agakira bivuze ngo ni ugufashanya n'ututoki tubiri n'ukunabana bivuga ngo ni ugufasha ngufashe rero mwadufasha hano yego tugakomeza uyu murimo ahari nanjye ushobora kunyakura nkagusengera nanjye ikigeragezo wikoreye nanjye nkakigufasha bivuga ngo ngufashe nikora umutwaro wawe nanjye ufashe nikora uwawe dufashanye mbese muri abantu mumfashe nkomeze umurimo abantu muri kumva mubishaka mubitange muri comment mubyandike vuga buti dushaka ko umuntu asubira akaririmba mwumvije ko ijwi ryanjye riracyari rizima cyarimo pe nubwo ryari ibiteri ryarindi ryo muri 2010 ryacuyutse iri jwi warishizemo akaji keza karishira mu tuntu tw'inkeri n'abakire bari kujya yego karitokora dakurahiye bavuga ati marayika y'Imana nuko erega aya izi ndimo turirimba tuzihabwa ni ndimo ziririmba mu ijuru yego ubwo rero marayika uririmbira Imana araza akakuririmbira turirimba indirimbo yavuye mu ijuru ijwi riva mu ijuru ntabwo twe tuzi ibyari babitangije ukaririmba yego kuririmba rero turirimba Imana umuntu ukunda Imana ukeneye ko twumva kuririmba yadushigikira akatugeza imbere tugakomeza amen 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 oya nta bintu ariko ufite umutima umuntu yaza akavuga ati rero Yesu aragaburira mwishuri indirimbo nayikora ahubwo nabatsabye cyangwa yabakoreye Imana kinaza nkaririmba imirimo akazayisanga yego ariko Bibiliya iravuga ngo ibyabaye kuri naho wakwicecekera akizabuza abantu yego bishatse kuvuga abantu yego nta kintu na kimwe kiri bumpagarike ndayiririmbira ubwo nafashe umwanzuro umva itambika gukorera Imana inkuru kure aho mvuye n'ibihanga yego ati binakutuka yo kubanza banje kumbaza gutyo ntabwo nakubwira ngo wigurambaza byinshi guhangayitse abantu bakidufite ku mutima baje karibu rwose nshaka tubaririmbira turaje karibu pe batabishaka turaje ari n'abatabishaka baba bahari ushami ndimo bishugikuremo gushira mu karaka gushema kanu katiwa nzenze abantu baje muri kamugi babagirana yego rero je kuririmbira abantu babishaka hariba n'abantu babishaka kubera ko je mwivuga butumwa abikwiye mfite je kuvugira Imana yijije uzabyumva byumva utazabyumva ye kubyumva ariko je kuvuga oya ubwoba bw'iki ahubwo nanjye nzagusapotinga satani oya ubwo se ntiwaribatijwe ahubwo umutesi turaryibagirwa kutimenya koko niko yego ariko
ariko hakaba hari ibihumbi birindwi bitari byapfuka. Imana iracyafite abantu. Yego. Ushobora kutwuba akavuga ati umuntu ari Yego. kubera icyo ahubwo atakiririye. Yego. Kwijwi rirahari. Rirahari. Bibiliya irahari ijambo Imana ry'Imana. irakoresha avuga ati Imana ivuga ati dore ubwo narakubwiye gira vuba asohore ubuhamya bwawe. Kubwira bano bantu bari kundeba nta kintu kubwiye. Umuntu wese Imana yasunika mu bino bigira abantu nabari abajyamuzi n'abatiro n'abamuntu. Yego. Bagira abasunika ntabwo ushobora n'aba bantu bakasi n'abandi bose. Kuri Imana ntabwo uri wawe Nibirekere. Icyo cyo nicyo. Oya humura ntacyo uzaba ariko inshuro 100 ntacyo uzaba inshuro 1000. Yego. bagufasha batagufasha ikimana yavuze kuri wowe kizasohora. Yego. Iyo waba uri hose waba ufite amadeni bamuze ku kantu k'amadeni kitondera amadeni abantu basanze ni benshi. Yego. Ni ubukire uri hejuru ariko ni ikigeragezo c'abakiri deni. Yego. Ideni ni ikigeragezo cy'umukire, inzara kikaba ikigeragezo cy'umukene. ukanwa kumva. Ideni ni ikigeragezo cy'umukire. Inzara ni ikigeragezo cy'umukene. N'abadakijijwe n'abantu badakijijwe ni ibigeragezo by'abakijijwe. N'abantu bari ku nzu y'Imana bita ko bakijijwe ni ibigeragezo by'abashaka gukiza. Kandi ari umuyobozi. Yego. Igihe umuyobozi w'itorero ukomeye Bishop Muzima yarangwishije amagarika mu gakiza kege ntabwo nshaka gukiza. Noneho bitakira mu gaye na buri. Ayo data we. Itorero rikomeye shaka uko buhamya nzabutaha. Hari abantu badindijwe n'abantu, hari abantu bazabazwa amaraso y'abana b'Imana. Yego. Hari abantu Imana izabaza ati cyaje wari uhagaze ujijisha wishushanya. Dore ubwoko bwagukurikiye urimbuye n'umushaka mu ubwoko bw'Imana. Yego. Wari wahaguruka ushaka kujya gukizwa kwa kundi havuze ngo Imana yakana akacika k'Imana yawe. Reka Imana yawe Imana ishobora byose, Imana y'ijuru. Imana y'undi muntu uzayibona ntabwo jeno ni gusenga usimubwira ngo Mana yawe. Mana yawe apandi ya Isaka ntabwo nyizi mu bitabo. Imana yawe niyo Mana nimba ari Imana kuko yanjye yari mu ijuru n'isi niyo yanjye. Yego. Ariko ntabwo nzahamagara Imana. Ugomba guhamagara Imana yawe. Ni Imana yarega nta mpamvu. Yaka hari abana kandi ubona ukabona barakomeye pe. Yego. Ukavuga ati bamwe babita ba dadi abandi ni ba mama. Ukavuga ati nakurikiye uriya muntu Imana senga ngo Imana yanjye. Yego. Abangwishije cyane. Rero ibintu byaransiye. Ikurikira umuntu. Nakurikiye Bishop umwe w'Igisenyi. Yego. Itorero bitaga Gushira. Yego. Ari umugabo witwa Boss. Icyo gihe twari dufite ibibazo mu buryo bw'isamba. Tugasara banyu tuga n'uruhande runini y'urugo binakaza. Ariko umugabo akajya gusenga ahantu yakoraga guri ibyuma akamuga ati umugabo bakoranaga yasengeraga muri urwo rusengero. Yego. Aramubwira ati wowe uzaze dusenge pasiteri wacu afite amafu kuburoza abantu bakura mu mizi. Yego. Abagore bakura hehe nta muntu ugera ngo agaruke amaramasa. Umugabo yandaje mvuga ati tugende ariko wakubwira kuko n'ibyo n'ubwo ni wanije n'umurindi wo gusenya n'ubururu igera no muri polisi no muri bibo Munyagisenyi wese hava arabimenya ibintu birakomeye. Abapasiteri abantu abishushanya bani benshi. Oya ibyo tuzavuga ikindi gihe biba ari byinshi cyane. Ibyo kuvuga byo ni byinshi pe byinshi cyane.
ahubwo bafashe inama z'Imana bazishyira ku miziriko bazizirika ku birenge birirwa bazikurubana aho bagiye hose gutya zibari inyuma bameze gutya yego bakaba zibwangurisha bagahita bazikuraho ngo mabiri birokwa gira gute musa aragabo nkugarukeho utubwiye ko nkugarutseho utubwiye ko uri hafi urushaho kugaruka mu ruganda cyangwa se mu ivugabutumwa mu mpano Imana yaguhaye wavukanye wakuranye yanakoze ikageraho ikazima ariko ushaka kongera kuyibyutsa nkwibariza akabazo k'amatsiko ese hari ikoze muri studio izasohoka ejo irasohoka uyu munsi cyangwa biracyari muri plan hari indirimbo turi gukora yego cyangwa gukora video barabizi abantu bakoze indirimbo nk'amakorali barabizi ko indirimbo bayitegura yego ntabwo tuzongera gusohora indirimbo ni ugutegura indirimbo tukayitegura neza tukayipima tukareba imbaraga dufite n'ibyo igiye gukora ko nje nasenze ndasobanukiwe yego asaba indirimbo igiye gukiza abantu nkasenga nkamenya niba ari nabyo by'ingenzi ako nzaje ndabona ashoye menshi mu kwisora nzikigiye ndimo tuyohereza ndumva abantu abakunzi bacu komeze mutegereze gato na turi muri studio turi gukora yego turi muri studio turi gukora kandi ntabwo tugomba gutinda ariko uburyo bw'indirimbo twatangiye gukora wenda hari umuntu ushobora kuba interested n'iki kiganiro cyangwa se akumva afite umutima wo kugufasha ese yakubona gute yagushakira hehe ubwo bivuze ngo ni nimero uratanga hari umuntu ushobora no kuguhamagara atagambiriye no kugufasha ahubwo gukeneyeho ubufasha bwo gusenga se cyangwa kujya kumuririmbira ahantu kugira gute yakubona kwihe nimero kuvuga ngo hari abadukenera bakeneye ko tuja kuririmba mu giterane wawe yego ye ntabwo ngira Imana yahariya n'iyahariye umuntu ngewe ntumiwe ndi gukora akazi nategetswe yego ukeneye kuturirimba ko tubaririmbira mushaka mu biteramo mushaka kugira ngo dutumire tuzitumire mu biteramo byayo yego cyangwa se ufite uvugutiye umuntu biragoye imvune yabyo nshaka kumugwa mu ntege nkamushyigikira akazamuka yego cyangwa se ukaba ufite ikibazo gikomeye nshaka kunsengera wahamukamo n'ibindi bintu wahamagara kuri 078 3 yego ni 3 80 3 yego iyati 0 karindwi 2 2 380 yego 310 yego birimo rimwe 0 karindwi 8 3 yego 80 3 yego igo 0 karindwi 2 2 380 310 yego nimero bazihari zombi bisha uduhamagaye watubona cyangwa se ushobora guhamagara tukwitabe dukora akazi ko kwigisha imodoka ubwo nyumva ngo ntabwo twaba tugusuzuguye ahubwo ni uko bitemewe kwitaba telefone yego uretse no kuri umunyeshuri ntabwo byemewe kwitaba telefone utwaye yego bajye bagerageza no kubahiriza amategeko ya leta bamamagaye akabona n'umufashe yewe iyo mparitse ahantu abamamagaye yego wenda batazagira ngo ni ukwiyemera ngo wongeye wasubiye mu busitani noneho umuntu ari kuguhamagara ntabwo ari kugufata oya impa ikibitera muracyumvise ni icyo
yego ubwibone ugize ubwibone ubwibone tugera ku musozo rero ndagira ngo nibura nk'umukozi w'Imana twahuye dufate umwanya wo gusengera abantu. Hari abantu hanze bababaye, hari abantu hanze nabo bafite ubuhamya nk'ubwo bwanyu mwanyuzemo, bari no kubunyuramo muri iyi minsi, muri aka kanya baburimo, bashaririwe pe, isi yarabashaririye, ubuzima bwarabashaririye. Abo bantu nibura impamvu y'iyi channel Delphins, iyi TV yanyu, uyu muryango turi kubaka, nibura guhumuriza abantu ko buri kintu kigira igihe cyacyo kandi kigira iherezo. Reka dufate rero uyu mwanya usengera aba bantu. Yego, karibu n'isengesho dusoza. Murakoze cyane abadukurikiye, tuzagaruka nyuma tubabwire n'ibindi. Aho uri pfukama, nibura hano hagaragara nko mu isoko cyangwa se ahandi hantu pfukamisha ukikuraho ibintu byose wari uri gukora, warangiza ugafata umwanya ugasenga. Gusenga ntabwo ari uko wahita upfukama mu isoko cyangwa muri kaburimbo, niba uri umumotari, niba uri umushoferi, niba uri umukire, kuko aya masengesho areba abantu bose. Njye neretswe ibigeragezo 4. Ni ibintu ndifite ngenda mbwira abantu. Hari ikigeragezo gikennye cy'igikene, hari n'ikigeragezo cy'igikire. Ubundi kubabwira umuntu ngiye gusengera, hari umuntu ugeragejwe n'urubyaro rwe, akaba afite ibyo kurya n'ibintu, ariko urubyaro wapi. Icyo kintu uracumvishe, ndacisha muri amarenga guco. Hari ufite imitungo, akaba afite umugabo akamubura mureba, nyamara aba afite imitungo y'umurengera, ariko umugabo yaratwawe, yaragiye, yaramubuza mureba, ataha mu rugo ariko yaratwawe kandi nawe abizi. Ni ikigeragezo gikomeye, ndabeshe mabuja, niwo mubabaro uremereye. Ibyo bintu nta n'icyo babivuze. Hakaba n'ikindi kigeragezo c'abantu bariyo tuvuye, aho mvuye basigayeyo, kuko hari abantu basigayeyo ntago bashizeyo, bariyo. Ubundi ubu umeze nk'umuntu uvuye mu ruganda rero haba hasigayemo ibindi bikoresho. Icyo uracumvishe, hari abasigaye inyuma bababaye. Hakaba n'ikindi c'uburwayi budakira cyangwa se ubukira, ariko bukonona ibintu byinshi ku buzima bwawe. Ubwo ni abarwayi. Icya gatanu aricyo gikomeye, nakubwiye ngo ikigeragezo c'abakire ni ideni. Imana yishyurira abantu amadeni, ikomeze ibahishe, kubera ko ibahishuye gato, uwo witaga umukire ahita aba umukene burundu, agasaba uwo yimye. Wabyumvishe? Ndi gusabira abantu bafite amadeni, kuko icyo ni ikigeragezo c'abakomeye. Abantu benshi bunamiwe n'ideni kandi barababaye cyane, gusa bababaye mu ibanga. Abaciye bugufi babonamo imbaraga, n'abandi bakazibabonamo, ariko bo n'imitima yabo na banki bagiyemo, bazi ko bafite umuzigo ugize ute, uremereye. Sahi bamwe bari gukurwa mu mazu yabo, sahi bari kwakwa amamodoka, bari kwakwa amabizinesi, inkiko ziri guteza, nuvuga ngo bari gutanga uburenganzira, iby'abantu biri gutezwa. Rero ndi gusengera abantu bafite amadeni. Mwabyumvishe mw'abantu mwe, ngamuce bugufi dusenge. Utiyumvishe mu kigeragezo c'ubukene, ari kwiyumva mu bwabo ku mwana, nyabuneka tugiye gusenga, nawe ube maso usenge, kuko ukeneye Imana ngibane nawe. Mana Data, Mana ikomeye, tugushimiye kuri Imana irebera hose icyarimwe. Amen, amen. Ntabwo ujya urobanura ku butoni, ku buryo natwe duciye bugufi watwumvishe. Haleluya. Amen. Wemeye ko tuzi imbere yawe, urabyemera, wabyemeye.
kandi duciye bugufi urabyemera ngo tugire icyo tuvugana nawe, uhimbazwe kutarobanura abantu ku butoni. Iki kiganiro wabanye natwe tugishoje amahoro. Igisigaye iyi mbuto ni uko wagenda uyagura, ukagenda wamamaza icyo uri cyo, ukabwira abantu kuri Imana igomba gukundwa, kandi ukibutsa abantu ko batagomba kwibagirwa iyo bakuye. Mwami, uri Imana yishyura amadeni, abantu bayafata bagira ngo biteze imbere, bamara kuyafata ibihanda bikinjira, amafaranga akayonga, bakabura aho agiye, bagasigara barwana n'ideni, umuntu agasazira imburagihe. Uwiteka, ndabizi ko ibindi kuvuga ubizi. Haleluya! Ndasenze cyane mpagarika imbaraga z'uburwayi, nsenze cyane ndamira abadamu babuza abagabo babo kandi babareba. Amen. Ubasubiza abagabo babo, ubahumurize, be kwiheba, be guhungabanwa n'imiyaga, be guhungabana. Bahumurize, ubateremo imbaraga, ubatere gukomera, ubasubize ibyabo, kuko uri Imana yacu. Yego. Mwami, nanjye unkomereza amaboko, undinde gusubira iyo mvuye, kandi n'abariyo Mwami ubatabare, ni habi, biteye ubwoba. Bana natwe, ubane n'abantu batwumvishe, urinde ubuhamya bwacu, urinde icyo wavuze kuri twe, uturinde amaboko mabi, uturinde amajwi aduca intege, uturinde abadayimoni. Haleluya! Uturinde ikibi, ukirinde n'abumvisha iki kiganiro. Iyi si yunamiye benshi kandi igenda isyonyora benshi, uturamire mu biganza byawe. Abana bawe twe guhuhwa n'imiyaga, udukure ku gasi, udukebure twibuke Imana yacu. Ntutujye kure, witwanga nubwo twigize nabi, nubwo turi babi, nubwo turi abanyabyaha, ariko witwanga, ntudutererane, ntutwice. Kuko igisengesho Yesu yigishije abigishwa gusenga harimo ngo ntuduterane mu bitwosha, ahubwo udukize ibyago, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe. Ntutujye kure kuko amakuba ari bugufi. Mwami, tukuvuyeho nta mutabazi twabona. Turasenze cyane kugira ngo udukureho imbaraga mbi, utwambike imbaraga z'Imana. Yego. Urakoze kumvishe gusenga no kwinginga kwacu, ni mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen.